You my only one. Iwe unajua mimi nakupenda. I wanna say goodbye. Nitakuwa popo tutapokwenda. Aba murimo. Yego mwiriwe. Ase ubaza abantu ko biriwe gute bamaze bateza marari. Kira kigunda kiri imbere yewe kutagikura. Ikigaragaza ko atajya akora n'umuganda. Nta muganda uyu nguye ajya akora. Ariko no kwina afite gahunda yo kubitema vuba. Ubundi se muri bande ko nabamenye. Ribu ntayuze. Nonese amakarita yanyu ko nayabonye neza. Ujereba mibiki se Ribu ntayuze. Cyangwa ushaka gufungosha. Ribu ndayizina nayubaha pe. Naho rukurikije ibyo tujye kukubwira. Sawa nta kibazo. 20 ibyo ugomba gutanga. Nahundi uri no gufunga. Akire nta kibazo. Nakubwiye ngo birakora nyize. Twabe dushake n'abandi aho. Reka nta muntu wakana avuga ko udakora Ribu wambaye gutya. Reka ahita agira ngo urugo ni wikuri. Dukomeze ma. Urugo ho nitwakura kanura tugende basoresha batuye no mu buryo bujya gusa nkaho butemewe barayatu Zero station di Rwanda bidashaka ni byiza isari ari mu cyumba nikosha bete nirwe babuze gutura ahantu manegeka Kwesara amanegeka dutuye utugize basazi rero residio Munsi ni gutinzo yanyu musiga irangaye imimuru ubujura kaza mugora bari bajye gushaka babibye ni inzu konisa niko umwana gusa ubu munyamahanga ashaka dusura ntiyasubira iwabo avuga ngo nizo mu Rwanda ziba zisa nabi muri gusebya igihugu mwe inzu yacu se bareba yiki usiko na solo ugira nuko kubwira Ribu usiko n'urugomukira sha araza gufunga imyaka myinshi ubundi se sai muhamagara zano kwanza civilian papa hano hari abantu bagushaka ko tugiye twumva yitaba yari mu cyumba yarimo aravugana na afande mukagiye kugenda ifu twakitaye ndabizi ari ikintu bari kukangura tuteye ubwoba mubwira Amasasu yo ni magana rero narayazanye. Bite boss Makuru yanyu. amakuru ni meza Muragenzwe n'iki mu rugo rwanyu? tuje mu dusobanure uburyo inzu yanyu bisa nabi gutya uburyo mutajya mufunga mushyigikira ubucu uburyo mutuye n'ahantu hatemewe Mwibande. Ribu Muri Ribu. Makarita y'akazi ari. No. Abakozi bari gutwe naho tujye dukenera gutega bisi. Ribu bivuga iki? Ni ikigo gishinzwe kurengera abahohotewe bose. Kikanagira inama abangavu batwaye inda zitateganyije. cunga n'imfungo ariko rimwe na rimwe Basha bigiye kubabaho. Kato, zona ya mboda yanyu mwe. imwe shyashya Run. Kujesha. Shaka kunyara. Jamu totiye munzu. Mwana w'ubu genda. hakugira ngo uca kunyara Mwana. It was at this moment he knew. mbese urufunguzo ko rugiye inyuma Injira. Kado, fungura ya gazi y'urusende muri toilette. Bajesha, ngo mukora iki? ndi umuvumo Eh? nkora mu bintu by'inzuki Waje wita iki? Ribu Ko dufite ni toilette ara musore na gushaka kunyara. oya njye nta nkari mfite kaba yego mvuye gukorera perimi ariko umwana w'umukobwa aratwemeje pe gute ayiteretse muri parikingi twese turarebana ageze muri demarage ho biba gukosaho noneho abatanga ikizamini nabo baratangara bati wigisha imodoka madamaze ati iki atoya ati nize neza gusa kumbi ngo ubuhanga bukomora muri action driving school ese nawe ndahaza abahiga batsinda mu ikubitiro ntibajya bakora kabiri rwose Action Driving School
iri shuri ryigisha amategeko y'umuhanda ku bashaka provisoire rikigisha no gutwara ibinyabiziga rimaze kubaka izina kubera abarimu b'abahanga bakunywanisha n'umuhanda mu gihe gito ukaba umushoferi w'umunyamwuga kandi bitaguhenze. Iri shuri kandi ryigisha indimi z'amahanga zirimo igifaransa, icyongereza, igiswahili n'igishinwa. Waba uri umutangizi, waba ugerageza bidatinze ukaba uzizi neza, uzididibuza nka benezo. Urifuza kujya imahanga, tambuka ukarishya ubumenyi maze cya kizamini cya TOEFL ukinywe nk'amazi. Action Driving and Language School ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako chic, etaje ya mbere mu muryango 45C. Telefone ni 0787246268. Action Driving and Language School, Nyamurangwa n'ibikorwa.